ikigo cyacu isanga ayo mpamvu nta birenze inkweto cyane mu burwayi ariko nidanje wakira ariko nyine turaburanye aho by the way cyagiye waranyuze uzi ibintu byabaye cyagiye twaratandukanye urumva noneho gitangiye kureba ya baby sinanagushanisheje mapo umwana twamaranye iminsi yo 3 days man byari hatari urumva umwana makiya iwa marazima ariko man zingeze kure kuko merewe nabi umusore wanjye ahubwo sinzi ndagasunguranaho mwana ubuzima ingingo yanteje umutezi w'umuhungu kujya kunyara ndasakuza mpita nshyira umunwa kuri silencer kugira ngo ba petit frere badashona intererano nshyiraho ka silencer kugira ngo basakuza cyane kuko mvuze induru ukagira ngo ndi muri bari kumwe operation acha brag man oya man nubwo nyine bimbuza ariko ndagaso bari danje man aso agitatira mwana ako man neze nabi man ndangira umuganga niba byashoboka ndabona isuku kumerere imereye nabi abazi ko badakoma bari he ntawe hari aho yagiye ariko nacyo mwamuje mu nzu nyine mukamutegereje suma nyine bagiye ko bande badahari ntabwo size manyinya rero ntawani manyinya atagiye mu icupa agiye mu bagore ibyo ni byo wumvise kumenya ari inshuti yanjye kuko ibyo bintu atagenda bijya muri aya ariko nyambo byadutse muri iyi minsi ceceka ibyo uvuga ntabyo uzi ahubwo nk'umuntu mwirirwana muziranye wajya umugira inama koko ntabwo ngiye ibyo ndimo kubyumva neza ngo abagore abagore abari mu dukumikumi ntatuvamo meretse ko ndi umuntu washatse kugeranya inshuro ebyiri zose aracyagenda ahuse akwemanya ikintu ntabwo ari umuntu nayo ahubwo ikintu narizi nari nzi ko ari umuntu ukunda kumwe yoga n'ibyo ngibyo kuko nyine kenshi na kenshi wenda twabaga turi kumwe wenda turiye mu hantu kugira ngo wenda yaje kwifatira agacupa nyine tukamuha agacupa tugataha ibyo ntabwo nari mbizi pe hafi manyinya afite ingeso ebyiri icupa umugore ibyo bintu uko ari bibiri kugira ngo nta nubwo azanabona mbona ari ibintu bikoze mu maraso ye
meze neza. amahoro pe Ahantu neza. bahashimye byiza umeze neza ndagukunda ariko ubyumva Cyane. Ni urukundo rwinshi. ndagukunda ariko pe nawe buriya ni igihe kigeze ugasanga umuntu ibyaha byose Nishimye cyane. arimo arasebye izina ry'umugabo kabisa, arimo arasebye abagabo, arimo aradusebye pe cyo kuza ngewe manyina ati hana zirangiye cyo kuza ngewe ndakuretse ndaza kumubaza neza kuko ibyo bintu ntabwo ari ibintu by'abagabo, arimo aradusebya. Ntabwo waba warashatse umugore ufite urugo rumeze gutya, urumva nimusebye turi ahantu hasa neza, ariko nta kintu yabuze kubera no gusebya abantu b'abagabo rwose. Arimo Aha, reka amaganya yanjye tuba tuyaretse. Hanyuma se mu rugo mumeze mute? Chérie, waje? Yes, we vayo ngwemo, vayo. Urukumbuzi rwawe rubaye rwinshi. Ni karibu. umuntu nta narirwa yakoze Ese wowe urifashe ubufaranga bwose buhari urabutwaye? Uzi ko twateguye igikorwa cyo korora inkoko, uzazoroza iki? Nzagenda mbabwire nshiture ibyatsi hariya mbibahereza, nyuma bampereza inkoko nzishyira hariya mu kiraro cyazo. Abona amafaranga wayamariye he? se chéri ubundi amafaranga nangahe ko mba numva wavuze wakabirije aya ni amafaranga umuntu atabona. Ushatse kumbwira ko amafaranga ageze mu 500 ari amafaranga make ku buryo ushatse kumbwira yuko nta kintu yagakoze? Chérie, wari umeze ute? Nari meze neza. Nari nkukumbuye kabisa. Wow, Chérie, banza wigire hino umva dufiringane. Ese nanjye nari nkumbuye. se umva atari byiza sho. Byiza cyane. Bisa nari nkumbuye. Kandi byiza nkabera. Ese Yamukurutse. neza. Ese Ize neza cyane. cyane. Ni ukuri kw'Imana numva mu mutima udatera neza. Kibarereye. Maze iyo utinda gatoya nari ngiye kwiyizira cyane. Wanes Chérie, ni ukuri kajya mubwira ni ukuri. Ni byiza. Urishimye cyane. Ni iki kibyerekana? Chérie, urakoze. Ndishimye cyane nanjye. cyane urakabye nawe wamamagaraga. Chérie, biba biri ngombwa umutima wanjye ntabwo utera neza. That's very nice.
ndishimye bifatika kukubona ni iby'agaciro Wow. cyane ko nawe uri uw'agaciro mu mutima wanjye Surely important. ntabwo ari cyane Chérie.